ariko intego yacu ni uguhura tukarya tukanywa ubundi tukarongorana nta kindi kiba kituhuje wangana zana miliyoni 5 uri umucuruzi ndi kukubona ufite amafaranga menshi zana miliyoni 5 mu nzu y'Imana kugira ngo iki gikorwa cy'urusengero kigende neza noneho Imana nayo gukureho ibyo bibazo ifata igihubuye riri muri Tanganyika irikure irizamure kandi rishwagaguze mu izina rya Yesu wa mukobwa we ko ntacyo gatanga imodoka imwe Imana irakuba imodoka 5 mu cyumweru kimwe urabonye imodoka 5 n'ubutanze inzu ugatanga imfunguzo z'inzu mu cyumweru kimwe Imana irabikubye inshuro 5 niba Okay, narakubwiye ngo banga after banga anaza banga. Narakubwiye ngo uko umunsi wira undi ugacyamba ngomba kugwereza ibintu bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi wa none ni inkuru y'agahumamunwa iteye agahinda. Isi yamaze kuba mu butayu, nta bwihisho. Twari tuzi ko mu rusengero ariho tugomba kwihisha, ariko uyu mugabo biza bucyana yandi RIB ubungubu ikaba yameze kumufata, ikaba yamugejeje muri gereza, kuko uyu mugabo ni umugome si umuvugabutumwa. Yakomeje kugaruka ku magambo abwira abantu ngo bature amafaranga, bature icyo bafite mu mufuka, ngo niyo yaba ari urufunguzo rw'inzu cyangwa se urufunguzo rw'imodoka. Ukibaza umuntu uratanga urufunguzo rw'inzu abamo, uyu mugabo akarutwara, biraza kugenda bite? Gusa indi nkuru turaza kuba twababwira aho abakobwa ubusambanyi bwameze gufata intera, aho bafata bagakodesha inzu noneho bagategura ibirori by'ubusambanyi ndetse no kugurisha abandi bakobwa bagenzi babo. No kuvuga ngo tugiye guhera kuri iyi nkuru ijyanye n'ubusambanyi ariyo yameze gufata intera, yameze kubungabunga ku mbuga nkoranyambaga zose ahantu hagiye hatandukanye, aho abakobwa bategura ibirori mu mahoteli atandukanye y'ubusambanyi, barangiza hakaboneraho no kugurisha abakobwa bagenzi babo. Reka dutangire twumve uburyo babanza bakabitegura, noneho dukurikizeho inkuru y'uyu mukobwa wambaye amapingu y'uburyo bamufunze, niturangiza twumve uyu bucyana yandi. haramutse neza abavandimwe. Groupe rero ni groupe y'abantu bakuru, ni groupe y'abantu b'abapampe, mbega ni groupe y'abantu biyakiriye bisobanukiwe, mbega sinabona uko nyisobanura. Rero groupe ikintu kigenderewe ubu hagezweho gupanga umuhuro rero ni ukuvuga ngo turahura uko tungana, iyo bibaye byiza duhura twese uko tungana. Urumva nimba turi abantu 17 abakobwa 10, abantu bari ku rubuga 17, wenda dusipoza nimba abahungu ari 6 n'abakobwa baza ari 6, tugahurira ahantu twese. Urumva ntabwo tuba tuziranye, tugahurira ahantu hamwe tukabanza tukanywa tukarya, urumva tuba tunaganira. Ubwo urumva haza kubamo sasa ahantu haba hateguwe abantu baba bagomba guhita bajya mu byabo. Urumva nimba turi abakobwa 6 n'abahungu 6, ubwo twese uko tugeze aho buri muntu agira uwo ahuza nawe, buri muntu agira uwo yishimana nawe. Ubwo rero ikigenderewe kuri isa none aha turi gupanga uburyo twazahura twese uko tungana nabo bakobwa, kuko bamwe hari abatari no ku rubuga ariko bahoze baruriho amatelefone, bikaza kuba ngombwa ko ngo apfa abandi bakayabiba, ariko barahari. Ndibaza bamwe bigeze bakora urubuga, bigeze bahura bwa mbere baza kubanyuriramo muri makeya bakababwira uko byagenze, ariko intego yacu ni uguhura tukarya tukanywa ubundi tukarongorana, nta kindi kiba kituhuje. Wenda hakabamo n'abamashuti, mbega nuko nguko nyine tuba tugomba guhura tukagira tukanegosiya tukaganira tukenjoyinga. Ngayo nguko amakuru cyangwa se amagambo amwe yavuzwe n'umugome kabuhariwe, uwo twavuga ngo ni umurozi, ni umugome, ni umwicanyi. Ngaho nyumvira umuntu w'umugore aravuga uti gahunda uko iteguye nuko nguko, ni uguhura tukanywa twarangiza tugasambana, ubundi ibindi tukabipanga mu nyuma ukuntu izindi gahunda ziraza gukurikiranwa. Ngayo nguko ubusambanyi
ubusambanyi bwameze gufata indi ntera ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahantu hagiye hatandukanye. Icyo nabasaba ni uguhashya izi gurupe kuko niho hagendera abantu bamwe tukababura. Ahangaha niho havamo icyaha cyo kugurisha abantu bagenzi babo. Ngayo nguko rero, reka tubanze twumve uyu mukobwa muri kubona hano kuri kamera wambaye amapingu, nawe ugaragazwa ko ategura ibirori bijyanye n'ubusambanyi mu mahoteli. Niturangiza twumve Bucyana Yandi wigize umupasiteri kumbi ari umuteka umutwe uri kwambura abantu, ariko ubu ngubu akaba yameze gushyitswa muri gereza. Reka tubanze twumve uyu mukobwa wambaye amapingu bivuga yuko utegura ibirori by'ubusambanyi mu mahoteli. Twari gukodesha inzu ya etaje, hejuru harimo abakobwa bari kubyina, hasi bakanywa bakarya n'iki, ariko batari kureba abakobwa bari kubyina. Ibyo byari kumara iminsi ingahe? Umunsi umwe, ijoro rimwe. No, nari nzifite ariko zitarajya hanze. Nta n'umwe wari wakaguze? Yeah. Hari abantu se bari babikunze ubona? Yego, barahamagaye benshi cyane. Ubaguhamagaye harimo bavuze ko bababwiye ko muri aya matike y'ibihumbi 50 harimo no guhabwa umukobwa? No, ntabyo navuze. Umuntu aranibaza ese abantu hari kuza amakouple cyangwa ntabwo mu byo mwari mwateganyije? Oya, twumvaga hatazaza couple. Byagomba kubera hehe? Andra ni Kicukiro, ariko exact place ntabwo twayimenya. Ufite imyaka ingahe? Biragaragara nkaho uri muto. Ibitekerezo wabikuye he? Wabitekereje ute? Nuko nkunda showbiz. Ufite imyaka 20. Hanyuma uriya mukobwa wari wambaye ubusa naziritse, byo bisobanuye iki kuri publicité yawe? Uriya mukobwa ni umuntu nahaye nkorera fiche, ariko ndamubwira ashyireho ikintu cya attracting abantu. We birangira yikoze kuri atabanje kunyereka ide y'umuntu agiye gushyiraho. Uyibonye urayishima? Navuze nakundi. Ngayo nguko ubusambanyi bwafashe indi ntera. Ngaho nyumvira uyu mwana w'umukobwa, ngira ngo umurebye mu maso afite nk'imyaka 20 gusubiza hasi, ariko ndagira ngo nkubwire nabwo arahanga kuri social media cyangwa se nago ari mu busambanyi, ariko no mu rusengero. Ndagira nkubwire ngo byakaze. Hari umugabo umaze iminsi ucicikana ku mbuga nkoranyambaga, ubu ngubu bameze kubaho bafunga ndetse bamaze no gukatira, bita Bucyana Yandi wirirwa uteka abakirisitu be umutwe ngicyo bafite cyose mu mufuka ngo bakizane. Reka tumwumve. Wangana zana miliyoni 5, uri umucuruzi, ndi kukubona ufite amafaranga menshi. Zana miliyoni 5 mu nzu y'Imana kugira ngo iki gikorwa cy'urusengero kigende neza. Noneho Imana nayo igukureho ibyo bibazo, ifata igihubuye riri muri Tanganyika, irikure irizamure kandi rishwanyaguze mu izina rya Yesu. Wa mukobwa we, aribyo ndimo kukubonaho, ndimo kukubonaho inzingo cyane zikomeye zituma umaze igihe kinini udashaka. Ntabwo nkuzi, nibo bwa mbere ubonanye nanjye. Ufite amafaranga menshi, ariko ntacyo kumariye, ndetse uhorana amarira. Ujya wifuza ngo ninde musore nabona ngo muha amafaranga andongore antware. Washatse niwo watugira amafaranga uramubura. Imana irambwiye ngo uyu munsi nugira icyo ukora, ugafata ku butunzi bwawe ukabuzana mu nzu y'Imana. Uyu munsi nyuma y'iminsi 5 urabuta ubonye umugabo kandi ufite gahunda, mu kwezi kumwe muzaba mukoze ubukwe. Mukomere Imana amashyi, mukomere Imana amashyi. Ndimo kubona Imana irimo kugenda ikora ibitangaza. Mu kanya nitumara gusoza muze kunsanga mu biro bya Mushumba, bundi mbasengere kugira ngo iyo migisha ibagereho. Imana irambwiye ngo icyo ufite mu kiganza kora mu mufuka, icyo uzamuye bwa mbere icyo ufite. Wazamura kontake, wazamura ifunguzo z'inzu, icyo ufite cyose mu kiganza cya ikiri bukozemo ikiganza gusa mu kiganza ukora mu mufuka, icyo uzamura cyose ukizane hano imbere y'Imana. Ngiye kubasengera kugira ngo ibyo mutanze Imana irahita ibakubira inshuro 5 mu cyumweru kimwe. Imana irabibakubira inshuro 5. Utanga imodoka imwe, niba ufite kontake ugatanga imodoka imwe, Imana irakuba imodoka 5 mu cyumweru kimwe. Urabonye imodoka 5. N'ubutanze inzu ugatanga imfunguzo z'inzu mu cyumweru kimwe, Imana irabikubye inshuro 5. Niba utanze amafaranga ayo ufite abe miliyoni 5 mu cyumweru kimwe. Zana ikibo, shyira hari ikibo.
icyo mugiye gushyira mu kibo hano, icyo ugiye gushyira mu kibo, icyo ugiye gushyira mu kibo, Imana igiye kugukuba inshuro eshanu. Ngayo nguko iyi iracyari MJLN challenge, cyo tugusaba no gukanda subscribe. MJLN challenge.